mugiye kunkundira mwongera nk'abigomba nkakira umukozi w'Imana n'ubundi wabyerejwe nyakubahwa pasiteri tambuka n'ubundi dushyira imbere mutekajabiro mu ijambo ry'Imana. Nitwa Nshizirungu Emmanuel. Ibirori by'iwacu kuko umusangiza w'amagambo bivuze, mbere y'ibikorwa byose ni Imana, kandi nguko mubizi n'abatarabimenya barabimenyeraho. Imana ntikorwaho, nta mubiri igira, ariko ijambo ry'Imana niyo Mana. Abafite Bibiliya murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana kugira ngo igihe tukibyaza umusaruro kandi byose bigende neza. Dusome ijambo ry'Imana mu byahishuriwe Yohana igice cya 19 ku murongo wa 7. Turasoma tugeze ku murongo wa 9, babwira undi murongo turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mvuge bike ibyinshi umwuka wera arabibabwira aherekeza ijambo rye. Haranditswe ngo tunezerwe, twishime, twihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye. Umugeni we akaba yiteguye, kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Arabwirwa ati andika uti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati ayo ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Tuvuge ngo amen. Soreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo 22 ku murongo wa 11. Haranditswe ngo umwami yinjiye kureba abasangwa, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati mugenzi wanje, ni iki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose. Maze umwami abwira abagaragu be ati nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bagahekenyera amenyo. Tuvuge ngo Imana ihaturinde. Ni ibirori byahuje imiryango yombi, ni ibirori byahujwe n'abana bacu, ariko kandi abana n'ababyeyi batarabaho Imana yari iriho. Twarabishimye. Ibindi biganiro by'abandi bantu tutarumva ijambo ry'Imana. Imana niyo yabyemeye ko uyu munsi ugera. Mu minota mike mfite ndashaka kubabwira ubukwe. Bibiliya turayikunda kwisobanura. Iravuze ngo iyo myenda ntari ibitambaro, ni imirimo yo gukiranuka. Amen. Iyo myenda ntabwo ari imyenda yo kubatayeri, ntabwo ari imyenda iyo mu isoko, ni imirimo yo gukiranuka. N'ibindi mutarabona murabibona, kandi
ndabatangariza ko aba bana baduteranirije aha ngaha ababyeyi babo baraciriritse cyangwa se ntabwo bageze ku rwego rwa nyiri ubu bukwe buzaba buri muri Bibiliya ku byerekeranye n'ingengo y'imana. Mu makwe cyangwa se mu bukwe bw'abantu bifite umuntu utazataha ubu bukwe Bibiliya ivuga azaba ahombye cyane. Ubu bukwe abantu benshi batabwitayeho, abantu benshi bataha ubukwe bwo mu isi, ariko umuntu utazataha ubukwe bwo mu ijuru. Ariko turashimira Imana, mu ijuru ntawe bazabaza. Uzabagezeyo wese azaba ari umu VIP. Uzabageze mu ijuru wese ntawe bazabaza ngo uruwahe. Barabizi ko ntaho wanyura ngo ugereyo udafite imirimo myiza. Imana ibaha umugisha. Ariko turashimira Imana yagiye ishoboza abantu, bakibuka ko n'uyu mwanya haba hari abantu bagomba kumva ijambo ry'Imana. Ubu bukwe ndagira ngo mbabwire, ubukwe bubera mu isi. Ntabwo natinyuka kuvuga ngo ubu bukwe turimo ngo ni ubuwandika ubwo mu ijuru, ntabwo umubyeyi namukira. Ahubwo ubu bukwe bwo turimo ni akana k'ubukwe buzabera mu ijuru. Bibiliya igiye kubivuga iravuga ngo ni ishusho, reka tuvuge ngo ni ifoto y'ubukwe buzabera hehe? Mu ijuru. Ubu bukwe kandi nitubuvuga gutya ntimubwumve ngo ni ubukwe bworoshe, ni ubukwe buzaba budafite abavumba. Nibwo bukwe bwonyine buzaba budafite abavumba. Ni ubukwe buzaba budafite ababushungera. Ubu twebwe hano turahanyuza abantu baradushungera baza kureba n'umugeni baraba bari kugira gutya ngo bamurebe, ariko ni ubukwe buzaba budafite abavumba. Ngo turi hafi yo kuzabona Yesu aje kurya n'umugeni wamwemeye, azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka. Mugeni wa Yesu ari hafi yo kujya mu byicaro byiza yo mu ijuru byateguriwe abamwizera. Niba bavuga ko Yesu azagaruka ukabona ararakaye, avuga tumva ibyo azanye, birasa n'ibyo kuvuga mu bukwe azanye bya Yesu ngo azaze atazaze. Ndabatangariza ko hari ibyo byiringiro by'abera, nuko Yesu azaza. No kuba twicaye hatunezerewe nuko Yesu azagira gute? Yavuze ngo ubwo bukwe, Yesu yaciye umugani aravuga ngo umuntu yateguye ubukwe ngo atumira abantu ngo bazaze mu bukwe, bazaze ngo abantu banga kuza. Aravuga ati uwo mugabo, aravuga ati nyabuna murebe abantu ko bari buze, natanze invitation cyane, abantu banga kuza. Abwira abantu ati rero n'ubundi twarateguye, ibiryo birahiye, intebe zirahari, mugende hariya ku isantere mubwira abantu baza barye. Ngo abantu baraza baravuga bati ibiryo birahiye muze murye. Kandi ntawe dutunze urutoki, ntawe tuvuze, ariko ijambo rivuzwe nawe uriyumva. Kugira ngo iri jambo turyubahe, twubahe na nyiraryo, turongera duhaguruke dusenga Imana. Uyu mwanya tubwira Imana ngo Mana, tubaye mu bukwe bw'aba babyeyi n'aba bana inaha mu isi, ariko Bibiliya yavuze ngo hahirwa abatorewe kuzaja muri ubwo bukwe.
aya mahirwe ntagucike, aya mahirwe ntuyakerense, nawe gira icyifuzo kugira ngo tuzabaneyo. Imana iduhana umugisha kandi Imana itugirire neza. Ndabashimiye gutega amatwi ijambo ry'Imana, kandi umwuka wera arisobanure kuruta uko ndisobanuye. Aya mahirwe ndayabifurije, nanjye ndayifurije mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nakire uyu mubyeyi adufashe gusenga Imana. Turagushimye Uwiteka Imana, tugushimiye kuvuganye natwe, tugushimiye ko udukumbuje ubukwe bwiza bwateguwe kuva isi ikiremwa, kandi ukaba uduhaye urugero kuri ubu turimo. Tugize icyifuzo ngo ntihagire n'umwe Satani azariganya, kandi bikenewe kuri buri wese umushoboze kubishaka bikitwa none, kugira ngo tuzabibonekemo. Nutugaburira ijambo ryawe rinyujijemo, uduhana umugisha kugira ngo ibyiza tuzabisangire. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mu nkundire duhuze ibiganza bibyara amashyi, dushimire Zenofoni. Yego, ariko ayo mashyi arimo turagurika nk'utugori tw'imibeya. Muhuze ibiganza bya nyabyo, dushimire Imana. Maze rero umuryango mugari, mu nkundire mbanze mbibwire, kuko ngo kutibanze bitera abazinda. Ubundi ndi muzira bwega rwema rw'abahizi rwagizwe n'abagabo, ni nyamutambuka aho batinya ngo urabishwe n'imyambi, ni mudaserukana icyakungama nkitwa indatwa, nyagucana inguruti, nyagusingwa nasibwa ibitaramo, ndi umutara mu kwibwa imyato nkanyozera amahomvu, nkahuje ibiganza muhuze ibiganza turaza gutarama. Ingo bitabadahunga ndirungira umunega, gituma ahungu wandirimba cyane n'igihanganye nayigeze ubugingo sindamirwa ku rugamba nk'abasore b'inkora bose. Umuheto wanjye ni ikiramvura narambuye hari hakurya mu Buganza irwamagana intare n'inzovu zawe kubanzeho, ngeze hari hakurya ikabuga impundu zihana urwanaga, ngeze hano hepfo mu Biryogo abakobwa basiganira kusiga, abahungu basiganira kusimba. Naranganyije amaso mu mfura zaje tugendera mu gitaramo, mbonamo abagabo b'urutare rutoya, abagabo banya kugira imfizi zimwe zitisubiza imigina. Nimba namwe mwabonye bari abagabo ni beza pe, nimubahereza amashyi tubakire mu bukombe. Mubyeyi mwiza nagumye kwitegereza, mbonamo harimo ababyeyi beza baberewe no gusokoza urugangazi ndetse n'uruhanika, ababyeyi beza baberewe no gushana n'ababyeyi. Nabitegereje mbona bamwe babingiye ingori, ni ukuri namwe reka tubakomere amashyi tubakire nk'ubukombe, muri mfura cyane. Nkwisabira ibintu bitatu. Icya mbere, ndagusaba wigire ejuru uraranganya amaso muri ziriya mfura zoje tugendera mu gitaramo, urebemo uwo muhuje uruhanga. Icya kabiri, nyuma yo kumwitegereza uribuze kumusaba gusangana hano rwagati mu gitaramo kugira ngo muze kuramukanya. Icya gatatu, umubyeyi mwiza nacyo cya nyuma, nkundira ntivuge ngenda ntya, nanze kugutera umugongo kuko umutwari mwiza nzahora mukeza. Nimumara kuramukanya ndaza kwihamagarira Kabanyana na Karutega aho batetse mu gikari, bangendere banzanire kuri bwa buki bwiza bw'ubuhura ujya washyiritsa abashyitsi, ubundi muze kwica cyangwa se muze gutsirika ku cyaka. Ukwiye gusemura kuko ibyo uvuga uzi wize neza ntabwo byumvana bose. Ubwo roze gushaka umusemuzi naho ubundi ndakunyaga. Murakoze cyane. Mpuze kubera ko nzakunyaga, reka ibyo tubirangiriza aho ngaho, ahubwo niyakire umuvandimwe Edizo uraho? Muraho neza Reverend Emmanuel. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Urabona inteko y'umuryango yateranye, kandi uriya musore yabikomojeho nubwo yabivuze muri ya marenga y'abasizi, ariko burya yavugaga ko iwacu tugira igitaramo cyane cyane iyo dutangira umwaka, dutangira ukwezi, tugira uko tugenza. Ariko rero nk'uko wari waradutumyeho ukavuga ko uzaza ndetse uturutse mu muryango mugari wa Petero Karaveri, twari tubizi kugera hano. Uriya musore ni umuhanga cyane, yavuze ngo kugira ngo nshire urukumbuzi nuko uza kunyura nkaca hanyuma tugahura tugahoberana. Muraho cyane. Muraho neza. Yesu nashimwe. Mu Rwanda rw'iyo muraho.
u Rwanda ni rumwe. Turaho. hari urwino akaba n'urwiyo. Urwiyo n'urwino bose turi kumwe. Ariko muraho. Turaho. uyu musore reba ni umuhanga. Namwumvise. Yatinze igitaramo kigatindamo cyane. Wumvise ko ajya mu mateka akajya kwa Gahindiro iyo ngiyo akamanuka kwa Rwogera. Arabizi cyane, ashobora no kwibagirwa n'amasaha. Nayibagirwa. Ari kugerageza gukuraho urukoma. Wamurebye wa musore? Namurebye nuko asutse hasi. Kera ngo bajyaga bamena hasi bakavuga n'ibindi uretse ko uri umushumba twe tukabivuga. Niyo rero ubwo iyo tugera imuhira nimugoroba ndaza. Umutobe mwiza cyane. Hanyuma rero wasubira mu byicaro. maze ubundi muryango mugari data ndamuzi nimuza kubona yerekanye iryinyo nyuma yo gusoma kuri ino ntango muze kumenya ko ino nzoga iryoshye pe ikwiye umuryango. Iryinyo naribonye. Mwamushimiye di, mwamushimiye. Ndumva Edizo twamuha umwanya akatubwira. Urabyemeye? Ngaho rero dore nkubereyeyo ubwo urabizi uko bigenda. Uhora uri mwiza. N'ubundi ndimugira neza. Kandi umugira neza. Kandi Imana yabikoze ibizi n'ababyeyi bararikwita. Uragahora ugira neza. Urakoze cyane. Ngaho jya imbere mu ngamba. Nyakubahwa rero Reverend Mugiraneza Karame, n'ubundi ijambo ryatuzanye ubwo duherukana twaje iwanyu mu rugo rwa Hadi Frederic tugenzwa no gusaba urukundo. Umuntu abyara umwana ariko ntawe ujya yibyarira umukwe cyangwa ngo abyare umugeni. Icyo gihe rero twaganiriye amagambo meza, tubasaba urukundo, tubasaba amaboko, twabwira ko dukeneye umukamisha wo kudufasha mu mirimo. Urukundo mararutwemerera, ndetse icyo gihe dufata irembo muraritwemerera, ariko urambwira uti umuryango si uko ungana, birasaba tuzafate igihe, kandi icyo gihe tuzafata no kugira ngo tuzabwire imiryango amagambo twaganiriye turi bakeya. Uyu munsi rero nk'uko mwari mutwiteguye kandi nk'uko mwari mubizi koko, icyatuzanye no kugira ngo tumenyeshe imiryango urwo rukundo rwacu. Twaje dusaba irembo ry'umugeni,
ariko uravuga ngo uramenye wa musaza we ntuzabe sendatazi. Nanjye nakubwira nti ntabwo nzaba sendatazi. Twari tuje rero muri uwo mwanya, twari tuje muri ubwo buryo kugira ngo dusubukure amagambo. Murakarama, Imana ibamugisha. Bona nabo mwagendanye nta mashyi ntabwo bumvise ibyo bavuze. Tuziranye, mukuru wanjye ibyo yavuze nibyo, kubera ko iwacu kwa Frederico turakundwa, tugira abageni, turaguka kandi tukagura n'imbago. Ariko ndagira ngo nkubwire ko Yvette we, kubera ko icyo gihe yari akiga ariko ejo bundi akaba yarashoje, Edizo uwo baje badusaba irembo ntabwo ari Yvette, n'undi ntabwo izina rye ndi kubwira uyu munsi, ariko n'ubu erega buriya nubwo nari nikirije nari nzi ko pasiteri twavuganaga atakora icyaha cyo kunguranira. Baguha amashyi. Ntabwo nagurana, ariko kandi mfite n'uburenganzira busesuye umuryango wacu n'aba bavandimwe twicaranye cyane. Amazina amenyekanye, hanyuma n'umuhungu wanyu subundi hari ubwo bahuriye hehe ko n'ibyo nabyo bituma twumva aho biba bigana. Arakarimbo kajya gabo ngo twariganye. Buriya abana iyo biganye ku kigo kimwe baramenyana. Umwe agatambuka undi amureba, akaba ubwo nyine yagira igitekerezo. Ntaho bahuriye. Wakoze cyane. Hanyuma se ariko umubyeyi mwiza nyine abashe kubyumva, numva ntabwo ari ubwa mbere kuko n'ubushize nibyo baje batubwira. Ariko uramubwira uti ahangaha turi itsinda ritoya, turi itsinda kandi ubusanzwe turi itsinda rigari, ati genda umunsi umwe uzazane n'umuryango wose, natwe twateranye kugira ngo twumve ko uriya muryango nta maziri waba ufite kugira ngo tutamuhereza, kugira ngo tube tutaba umugeni. Nkundira rero mwigombe tujye muri uwo muryo, nuko mbarize base wabo na ba nyirasenge n'abandi bose b'umuryango kwitegereza uriya muryango niba nta maziri, ubundi niba koko nta maziri sizi niba ntacyo wabimya umuryango mugari. ubwo uri umusore wacu kandi dukunda, kandi ukaba ugenda ujya imbere, n'ibyo ndabyo ndabikora, ndakumva. Umuryango rero wacu wa Frederico mu byiciro bitandukanye, inshuti z'akadasohoka mwaje kugira ngo mubane natwe. Mwabyumvise ko twagize umugisha tukakira umuryango mugari waturutse kwa Pierre Claver, hanyuma barangajwe imbere n'inshuti yacu magara Edizo. Ni imfura cyane, turaziranye. None rero baje badusaba urukundo, barashaka ko dusobeka tukaba bamwe, nubwo n'ubundi twari dusanzwe. Ndaza kuza kubimubazaho, ariko ijambo nyamukuru ni uko baje badusaba umugeni. Irembo nyine yabisobanuye uko byagenze, baradusaba umugeni, kandi izina mwaryumvise ni Byukusenge Yvette. None rero babyeyi, ndagira ngo nubwo uyu munsi mwamuhaye ubukuru muri uyu muryango, ariko kandi murabizi neza ko iwacu dukorera mu bumwe, rimwe rimwe tukajya mu matsinda, ariko tukaza guhuza intumbero, tukaza guhuza n'ibitekerezo. Yego, reka rwose iri hembe nihereze nyirasenge niba ari hambavu.
ngaho ubundi aratubwira niba uriya muryango ukwiye umugeni koko cyangwa se niba wabona uriya muryango ufite amaziri wirukane mu gitaramo. vuga mu kinyarwanda cyumvikana wa musore we. nta kibazo dufitanye umugeni turakwemereye. Ediso wumvise? Nabyumvise. Ntabwo nkubaza ngo niba wumvise. Nabyumvise kandi buriya nta rushimiro ndatamukoze mu ntoki. Yego. Bangukama. Yego, mushimire bano babyeyi bakoze cyane kudutaramira ubundi nanjye ntabwo mu bukombe. Ubyeyi bwiza igihe mwabivugaga nahise nkora kwitumanaho bari bambwiye ko Elize ari hambavu rwose. Nyakubahwa Elize ndasaba kugira ngo niba uri kunyumva aho ngaho utetse hakurya ku rurembo, ndasaba kugira ngo utambukire kwishima, data arashaka gukora musubiza mu gitaramo. Reka nisabire noneho Paul yapanze parekosho ikagera kuri abasore bombi nyakugira imana tere intambwe ebyiri wigira imbere pare wapanze imipango yose ikagera kuri abasore mwese ndi mwamuhaye amashyi mama nimumuhereze amashyi yego mwahindukire mubwira akamuza kunkorera hindukira rwose tera utambwe rumwe wigira inyuma rwose inyuma yego aho ngaho reba hafi aha ngaha kurura umusore w'uruti rutari ruto yuriya umuntu ugira inkoni nuza gusanga Elize umuntu ugira inkoni bya nyabyo ariko nuza gusanga atari we usa n'umugera gutya yegera ku ruhande yego atuye ntabwo Elize ntabwo warongora mushiki wanjye ariko mana hakurya mpaye nka data ushaka kuba utabazi yisubirire mu byimbo byawe reka tumushimire yisubirire mu byimbo yego reka nisabe noneho umunezero Elize imfura cyane icyogere baririmba icyogere mu nkuba atera intambwe eshatu yigira imbere ubundi tumukomera amashyi nk'ubukombe. Amashyi menshi cyane mama amashyi menshi cyane banyatambuka ntabwo gutwara umunsi n'amazima banguka banguka ariko yarajyayo mwaduhawe amashyi mama muraho neza kagira ubugeni n'ubugingo kagira abaje n'abagaragu ubundi ndi kumutwara nzakugororera tuza mugororero byanyu umeze neza cyo haguruka reka musabe noneho umubyeyi mwiza nyarwanda kandi nyarwara ku ngoma dore nguyu Elize munezero nguyu isata basingiza batarata reka nkundi ubundi uze akora uramutse dore yuko nta mwana uramutse abakuru ubundi ntuza kubiteka urantera iteka mushyire mu byimbo byiza mukwereka uramutse mukuru igitaramo namushimira ariko uzi ibiganza abantu bavuze ruzuye ko nkora aha ngaho ukazinduka yaganira neza n'abanyamuryango hano imbere ngo nta bibazo byose ntabwo wavuze baryumve hari ikibazo hari ikibazo none bakurangiye ko kwa Frederico hari umuti hari umudogiteri urashaka umuti barashaka umudogiteri wo kwa Frederico ubwo batwizeye tukaba n'abaganga bakuru mu muhamashyi rero kandi turakwakiriye amashyi menshi cyane dushimire data maze umerite kumushyira mu cyicaro abambise yego gusa kagira ubugeni n'ubugingo nicyo gitana ariko uze kwibukana ruriya ufite ikibazo yego ko warakoze cyane mukiri gitana shyiramo amurishyo y'ingoma ubundi mukomere amashyi munezero hereze nk'ubukombe mujyane mu byimbo byiza wicare nk'umwami Imana ariko uno musore araberewe abasore badafite ishyari nawe mushaka kuzakunga nako kuzakwa
cyo jambere rwose. Ubwo bwatsi bwose ni ubwawe, ndasaba kugira ngo urebe ikibanza cyiza kikubereye kuri umunsi mukuru w'igitaramo ari buza gushyika. Yego yiguhemukire witunge iyo nkone ya gishumba, ubundi aza gusanganira aho ngaho akwicara iburyo bwawe. Ndasaba kugira ngo namwe muhindukire mbabwire ukuntu uza kubigenza. Yego mwese nimuhindukire rero, muhindukire murebe mu maso, mumurebe icyoroshye bya nyabyo. Yego Elize, reba muri bano basore bombi, bano basore bose bateraniye aha ngaha, imfura inshuti y'akamazi, imwe mwasangira ntigucure, wasiga ku rugo ntiguhemukire, witunge iyo nkoni ya gishumba, ubundi aza gusanganira aho ngaho akwicara iburyo bwawe. Atuwe nakubonye rwose, amashyi menshi cyane tumushimire. Maze abandi ndasaba kugira ngo namwe muhindukire mbabwire ukuntu uza kubigenza. Yego reka nsabe murambike izo nkoni zanyu hasi, mbabwire ukuntu tuza kubigenza, kuko uriya n'umutware yahawe peti, mwebwe ntabwo muri abatware, nimurambike izo nkoni zanyu hasi mbabwire. Yego baransuzuguye. Amashyi menshi umuryango mugari baravuze bati nta musirikare utereka imbunda hasi, ariko mama muzi ubwenge, nimubongera amashyi mama, nimubongera amashyi. Yego maze reka nisabire abagabo babarimo batera utambwe bigira inyuma, tubashakira ahantu bicara. Uwubatse muri mwebwe ndasaba kugira ngo atere intambwe nk'ebyiri yigira inyuma, tumwereke aho aza gushyika. Bose n'ingana amakirambisi, uwubatse urimo rwose, umugabo warimo natere intambwe eshatu yigira inyuma, umugabo warimo. Mubyeyi mwiza ngo nta mugabo bari mu bwo bose ni ikira. Yego basengera, ariko muraza abapasiteri baze kumbabarira, baraza kunkundira nsengera abantu bose n'ubwangaha atari ibyo babwireje bya nyabyo, ariko basengera nabo umunsi umwe bazagororerwe batambuke nk'ubukombe tubashyigikira. Aricyo bitwaye se nimwibuke mitwe bashaka. Yego Mana uri igitangaza, nkweretse bano basore bari imbere yanjye, ubarebye mu maso barakuze nk'ubutaka. Ni abasore bisiga, ntibagira ubabwira ngo ugire urugendo rwiza, rero niyo batashye barisanga kuko ntibagira ubakira, mu mitima babo bafite agahinda, batunzwe n'ibyo babonye, icyayi, capati, ibishyimbo, amandazi arahinda mu biryogo nibo bayamaze. Batabare Mana, umunsi umwe bazaba bameze nka Munezero Elize ku mugoroba, ari buze kurya agafiriti kariho na mayoneze. Amen abasha, amen. Amen ayewe. Yego amashyi menshi cyane, batatu hariya, abandi batatu hariya, mugende mutozwe, namwe umunsi umwe tuzabagaragire bya nyabyo. Yanze kugura agacupa none arandakiriye. Yego rwose, kare nawe cara, shaka wongere rwose, ngaho n'abandi nibicara. Reka twongere tubashimire, barakoze cyane. Yego maze rero mubyeyi mwiza, nyagora hanze kandi nyagora ku ngoma, yize ngo igihe waramutsaga uno musore mwiza, uruhanga rwuje ubuhanga, njye nitegereje Munezero Elize, kera tukiri abana twakinanye byinshi cyane, imikino y'abana, ariko yajyaga aseka na muziki ikagaragara, ariko kuva yagera hariya ntaramwenyura, kandi ndabizi neza ko umuti uri aha ngaha. Ndasaba kugira ngo hamwe n'umusaza mudutaramire, uriya musaza, uriya musore mwiza tuza kumushakira umuti, ubwo nanjye nimuza kunkenera, mubyeyi mwiza ndahabaye ku bwanyu. Nyura aho ngaho napara guherekeze oya sekani umurongo w'imbere w'abasaza n'abana ni byiza. Data mu kanya aranyongorera ati ubanza umumpereze, abanza iwacu zirakamwa bivetarako, iwacu zirakamwa, iwacu zirakamwa, ibisaba n'ibicubaha bikaza, abakobwa b'iwacu bakayatereka, inkongoro n'ibyatsi bikabogaboga, maze ubwo nyine bagacunda, muzaze tuzabaha amata meza, iwacu zirakamwa. Umuheto cyurugiza kwiwanyu wabisha manza kubangurira. Muri abasango beza abasango basanyanya bidusangiye isano mano mwami Imana. Muri aho namwe mu byango bwari mwaje muje kudutwara umugeni none mukamubonye. Nyamara muri aho mwami byango bwe. Ndisuza kubikunda naho nkunda muri mu kiganza cy'umuntu mwegera mu bwere ngo kagira inka. Bikora mu kiganza cy'umuntu kabiri mu bwere ngo kagira inka. Ukabivuze. Yego. Muryango mugari rero inka zageze mu zindi
ziramenyana amakuru meza zimwe mu nyana ebyiri badukwereye zibarutse izindi nyana ebyiri ubwo zagera akagara hari hakurya za Kabuga amashinga ducyura amashyo yego nijya mutare rero waje zirongoye wamunenga wanzanya kugira imana ibanzanya kugira imana karame nk'umurambe mu ngabo ngo ndavuga inkera kibumbira Rwanda mikabiri rwamabuka nkunda wehe inkuni nida amatware rugema ndongozi yimirije ukwezi kubanguye ngitara rwiyamirira ye ngiti none se rutiganda rutigeze ishyambi inyuma yawe yananiye izaharamukije mutahara ziramutsa mibambwe ziramutsa yihora zikundana zikabera ati nkunda amagaje ati nkuniyo makabarazi y'urwego iwangeriwe icyabinka we icyabinka cyanjyana cyanganza cyambata cyangarura hayibambe we icyanyambika ijipo nanjye nakobwa nkagenda yego ye ngwino nkubayabaye nkubanguriza ubukombe nkuhira amazi ya mbere nkuragira ubw'akabando bw'agahinga buranze buguteye agahinga ngwino twigiririya mu bidudu imiryamo abashumbi biteramira mogazi na ruyenzi komera wapfura urahura gumye ngwino cyogerewe iye ngwino cyogere nturi Kigarama iye ndangwino geriwe iye ndangwino geri nturi Njejeni inkundirwa muhondi nka ya Nkusi inkundirwa barihiza bagarakaza ihumuriza abayitunze abatindi bakayiririra iyanze gukamirwa mu ruto okinga intonyanga zitayigwira mu mata iyanze gukamirwa mu bihurunga ibihunyira bitayihungiriza hejuru ngo umukobwa wayinyoye zirakuve reba umusore wayinyoye azira ubugwari ntagira inzoka mu nda n'akakuroga mwabahaye amashyi mama ngo ngwino mireze ya mama zidora ntangiye kuvuga ihema nimaragahine ntangiye kuvuga indibori ndanga nikamuranga yaneguhanga abana nk'abagabo mwe gerega kwiririmba su kwirata ahubwo abayitunze abateye kuramba niba mutayitunze maramenye nimuzihe bizababanga dore umutwari Kagame yarayitanze aragira ati gira inka munyarwanda utamurata ni umutindi mw'abagabo ibyo mutanga n'ibyo musigaza ariko mu izina ryanjye bwite muragora n'Imana iyi ni ingo y'inka ntabwo mwigisha uko bayikoresha kuko urabindusha mubyeyi ujye yihanaguza inka zitazarwara uburombe nkundira unkorere kuri no nkuna ya Gishumba yego rwose maze ubundi unanyihere umugisha wa kibyeyi urakoze cyane yego urakoze cyane yego umubyeyi mwiza yego n'aka ngaka se ngatwara umubyeyi mwiza ati n'aka ngaka arebye abona agasa n'ubwatsi bwasa mwamumpereye amashyi ariko twabaha abahanga mu kuvuga amazina y'inka namwe mwabahanga mu kwimana amashyi yego umubyeyi mwiza impamvu mpatse kano kantu k'umuhondo aka ngaka niko uriya musore bita Elize yashukishije uriya mugeni wacu yaravugaga ngingi yitwa Mukisha yitwa Fanta gufa fiance amagambo nakubwiye tugihura arakunyura yego maze umugeni akuvanga maze aranyura tuzaza kumusura rubanda rugira yabawe impumuro baragiye ganyinyi w'abandi rubanda rugira yabawe impumure baragiye mubyeyi mwiza nyagoranzi kandi nyagora ku ngoma nukuri inka zageze mu zindi ziramenyana mparira kuri no nkuni ya Gishumba yego umuntu nanyihera umugisha wa kibyeyi nkone nisubirire mu yego urakoze urakagira Imana yego ampaye na ka felicitation mwamunshimire data mukabyara yego maze musore mwiza uruhanga rwuje ubuhanga ntabwo nishongaye ahubwo reka mbere muri kimwe cya kabiri kirangiza bitewe n'ukuntu bene saa benda kutugwa hejuru nahoze kugira amasaha arirukanka buryo wabyukanye isuku wagize bengesha ibirenge amafura akabagera mu nda data mwiza iyi ni inkuyo y'inka zawe simurusha kuzikoresha data nkundira kiri mu bicyura amashyo kandi umure mu ruhanga tutazicwa n'izuba ishyamba tuba twagiye kuragira haramuka ikibunda mama iwe murakoze murakagira inka n'abagaragu amashyi menshi cyane kumutahira amashyi rwose maze ubundi bageni beza ndasaba kugira ngo mutambukire kwishima mu gihe gikwiriye kugira ngo tuze no kujya kubyereka Imana mu gihe abasaza baba basigara batarama ndasaba kugira ngo abana baze kuza hambavu rwose yego
mutambukire kwishima abageni beza, maze ubundi mukirigitana uyu mwanya reka tuwuguhereze, dutegereze basaza mu gihe gikwiriye baze kudutaramira ariko bagana ku mucucu. kugira ngo tubasabe zaduhekere ku itariki ya itariki ya 3 z'ukwa kabiri tuzajyane abana mu rusengero bahesha umugisha saa 8 kandi ndabona ari na byiza n'imvura yaguye ariko ndabona iri kugenda make ariko si uyu munsi dushaka kugira ntabwo ari uyu munsi n'itariki ya 3 y'ukwa kabiri naringize ntabwo ari none ariko n'itariki ya 3 y'ukwa kabiri 2024 nuko wakoze ubu uratebukije twahindutse ngo batereka igitondo n'umugoroba n'ikizeneko cyabonetse ubwo biruzuye rya rindi turikuyeyo ntabwo ari imwe muri ebyiri zose zabwo nashakaga ko tugumana ariko n'ubundi uragenda winyabye gato hanyuma uze kugaruka ugenda umbwirire Pietro Karaveri uti itahe ni ubusa uti itabaye ubusa twabatashye tuzabonana, hanyuma urebe babategarugori b'amashigisha uze kubamenya, hanyuma na ba basore n'urungano rwose, hanyuma reka nsaba uyu mpuzamyeyo abaherekeze ariko ntugumeyo arabikwiye ubwo uzagaruka tuzagira undi mwanya wabyo. Ahasigaye rero umuryango mugari, umuryango wacu mwiriwe, Yesu ashimwe. Ndagira ngo rero mumfashe kandi turagushimira kuko dukunda kandi uko dukunda utwitegurira ubwami. Turagushimira kandi ko tukiri mu isi kugira ngo umugisha yo kubyara no kororoka ubuza ku isi kuza guturwamo n'abantu bawe bakwiye kugurisha icyubahiro. Turagushimira cy'abana bacu bombi, tugushimira n'imiryango yacu yombi ndetse n'imiryango y'abateraniye aha ngaha. Turasabye kugira ngo uduhaye gusoza iki cyiciro cya mbere ubane natwe no muri gahunda zisigaye, ukomeze kutunezeza no kutwishimisha no gukomeza kubona imirimo y'amaboko yawe, kandi ugire neza ubugingo bwacu n'ubugingo bw'abera bose, kandi tuze gusoza gahunda y'uko turahimbaza urukundo rwawe. Bana natwe nk'uko wasezeranye kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.
batabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, mu byago no mu munezero, nzakomeza kuba umwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye. Tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu aje kutujyana itorero rye. Amen. Wamugisha muri byose bazabyare bororoke abahungu n'abakobwa. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, bagire neza, imbaraga zawe zibakomeza kubana nabo uzageza iteka ryose kubwo Yesu Kristo tuzabapfuye. Amen. uko kuboko hanyuma urugerere kurusha indi nkokora ku ntugu yongera abaye muri ibi byimbo nagira ngo mbasabe nibamara kugera hariya dutangiye guhiza imyugariro ngo batambuke. wasezeranije Sara Sanyama, ndabasaba rwose ngo mubatize amashyi muri iyo njyana ngo ibanezeze umutima nuko bayinsabye barabikoze. wasezeranije Ana bikoze Yes. Umuhanzi basezeranyije. Hanyuma mukomeze gutambuka muri izo ntambwe nziza kandi zidasobanya. Mutambuka neza. Mw'abantu mwe mutiza amashyi mutamba umuziki mwumva muguwe neza kandi mumerewe neza. Hanyuma Ivete na Elize rwose namwe mwawukereye muraza kwihanganira. Hanyuma Ivete na Elize rwose namwe mwawukereye muraza kwihanganira amasibo baza batambutsa Ivete. DJ anzi kumurya hanyuma tugikomeze kwanzika igitaramo. Elize yaramaze kumbwira ati ngaho nkurura urukoma kwiriya ntango maze niyakirira umukunzi ubundi mwinjize muri DJ anzi kumurya rwose. Elize yabyifuje kandi yabinsabye, ntabwo nakorohera bitagenze uko abishaka. Elize rwose amashyi mw'abantu mwe namwe mbone munyeganyega. Gutyo turava mu bwiza tujya mu bundi. Nababwira iki? Elize agerageza kwerekana amenyo rwose. Ibi byuma biri imbere yawe bikundana n'amasura meza kandi akeye. Iyo ubirebye murakaye birababara nabyo. Ivete ati uyu ni umunsi mwiza ndanezerewe.
gikomeze gukimbagira. Hanyuma ngaho nkurira urukoma kwiriya ntango mbanze niyakirira umukunzi ubundi mwinjize muri iyi ngando namuteguriye kandi ntuje umutima. Hanyuma DJ aradushakira injyana ngenza bijyanye. Hanyuma ngaho Elize ugiye kutwereka uko ugiye kwakira umukunzi wawe umubwira uti ngaho karibi wanjye naragukunze kubwira ijambo ryiza. DJ rwose komeza wanzike, Elize aracyakeneye injyana nziza kandi sinakorohera bitagenze neza. Ivete ati singushimiye kumpaye kuri uyu muvinyo cyangwa se mfukuriye kuri iyi ntango, ahubwo ngushimiye umutima mwiza wuzuye igituza umenye icyo nkeneye ntaratagangara. DJ wari urimo ubizamo neza ngaho ukomereza aho wanzike. Wari urimo ubizamo. Elize ati naragukunze, ariko Elize wakongeye ukamwongera n'ubundi rwose umugore karuhamo yakarya. Nawe njye mu mukimbagize rero mwereke ahandi hantu mwerekeza gake gake. Hanyuma Ivete ati akebo kagiye wamugarura ntabwo wamanaguha wambanje nanjye, ariko reka nkwereke ko ndi umudamu mwiza w'umutima kandi nzajya nkubaha. Ariko Ive wakongeye ukamwongera n'ubundi ko umugabo ari uwariye. Nagira ngo mundize ibiganza, mubuze ibiganza mubashimire. Bana turagushimiye, gushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi tugirira ibihe byose. Turagushimiye umugambi wawe mwiza kuri twebwe. Turagushimiye ko waduteguriye uyu munsi kugira ngo tuwishimiremo kubw'abana bacu. Turagushimiye ko wabanye natwe uhereye mu gitondo. Tugushimiye n'uyu mwanya nawe tugezemo, izina ryawe nirishimwe. Kuri tuguhaye ikaze muri ibi birori kugira ngo bibonekemo bibemwo byose bitugendere neza. Weze ibyo kunywa tugiye kunywa byateguye byose bitunganirize kugira ngo bitugwe neza kuri uyu munsi. Fashe gahunda zose kuba dutangiye muri uyu mwanya kuza kugeza dusoje mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bagera muri iyo njyana werekeza hariya hantu hariya amafunguro ateguriye, hanyuma buri muntu wese dufatanye kunezerwa. Mwandije ibiganza tukabashimira mwabantu mwe. Elize yateguye ibirori byiza kandi bishimishije. Uri umusore w'intwari kandi uri umusore ufite ibizigira, kuba umugabo byari bigukwiye. Ati biratunganye iby'iwacu ntibitinda, iyo duhuje umutima birihuta kandi ahari urukundo ibintu byose bigenda neza. Ati hanyuma uyu ni umutima ubona tumaze kuvuga. Iyo tumaze kuwuvuga turawufata tukaba dufite urutamyi tukawushyira ku nkoko nziza, ubundi tukawutunganya bitewe n'uko dushaka kuwufungura. Ati dore bigenda bishya, ati dore bigenda bishya. Mwakongeye mugahuza ibiganza mukabashimira mwabantu mwe. Hanyuma Elize iyo umuntu ari iruhande rw'umuntu nk'uwo agerageza kumwenyura cyane cyane ko bino byuma babita mwabantu mwabuze ibiganza mukabashimira mwabantu mwe. Mubuze ibiganza mubashimire kwa Elize ibintu n'uburyohe kandi ibintu birashyushye, ibintu bimeze neza cyane. Arategura ati
bagira batya ibintu bikagenda neza. Ibintu byiza biracyaza. Ati hanyuma iyo tumaze kubitunganya dutya turabanza tukaganya ibyimbo. Hanyuma n'aba bari beza batarwaye bafite amata. Hanyuma rero DJ buciye uwo murya mu gihe tugikomeje kwanzika kandi kugira ngo dukomeze kwizihiza iki gitaramo. Data nababwiye ko hano dufite intore nziza zatojwe na Kristo kandi Kristo aratoza rwose. Nkaba nagira ngo munyemerere izi ntore zibanze zanzike zidushimishe zidufashe gutarama umwanya utarambiranye. Mwantore mwe ngaho mwakoze.
ariko iyo nkugezeho nditsa kuko dusangiye isano nkaba nagira ngo wanzike uduhere ikaze aba bashyitsi bahire ndetse ukomeze ukuza kubyumva uri mukuru kandi warambyaye sinaguha amabwiriza sinabyubaha bamuvugira umutsima hari igihe bibaho abana iyo bakoze gutyo mutubabarye nta gicumuro mugira u Rwanda oya mutubabarire kandi abana bumvireho kugira ngo wenda bariya baherekeje bazajye babyitondera ariko ndagira ngo nkwakire. Murakoze cyane burya yitoza neza biterwa kuba ubivuze ariko ndagira ngo mwigire hino twakire ariko ntongere kuyimena akareba bazamuye barabimena kuki mwangiza aba bana nuko reka turebe uyu nguyu uko abigenza nabigenza neza. Uyu ni rebe ubu aha habaye aritari kuri aritari ntibashyiraho umwana urakoze kubera ko twavuze ko agabana abikoze neza nitwara neza ndagabana musagira ingorane asukamo ntasomeho wanywesha amazi araza kunywesha amazi. data numara gutsinsuraho nanjye ndaza kumva uko bimeze. nyakubahwa Reverend Nyiraneza rero turabakiriye muri uyu mwanya. murakoze cyane, ijambo ni iryanyu. murakoze kutwakira kandi no kutwakiriza yombi no kutwakiriza indirimbo z'Imana kandi nziza. Reka nsabe intore z'umuryango wa Federico twagendanye babampera amashyi nyabuneka. Kuri ya tariki nawe uzirikana twari mu gitaramo, mwaje mu muryango wacu mugari, umuryango wa Federico, muza musaba amaboko, musaba kwaguka k'umuryango kandi musaba urukundo, ndetse urukundo rwinshi kandi rw'abana b'Imana. Mu ijambo rimwe mwadusabye umugeni mwaramusabye, ibijyana n'umuco byose birubahirizwa kandi muradukwera zirakirwa. Ndagira ngo kandi mumenyeshe ko nizo mwadukwereye ubuzungutse. Nibaguha amashyi rwose. Hanyuma rero igihe twarimo ducutsa icyo gitaramo cy'ubwo bukwe, wagize uti muzaduhekere ku itariki y'uyu munsi, tariki ya 3 z'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'umwami wacu w'ibihumbi 2024. tugitandukana rero icyo gihe twaragiye turanzika turasya tugira gute dushaka abasore bamwe b'ibizigira bafite imbaraga n'umutsima n'ibindi bijyana nabyo, hanyuma turabikora. Ubu rero mubyeyi ntagiye muri byinshi, twaje kare hanyuma ba basore bajya mu mishishi, noneho turabahekera. Twaje mu mushishi twabahekeye Yvette Byukusenge mwadusabye, ngira ngo umukobwa wanjye Yvette ujyejuru
umuryango muhamashyi murakoze cyane ntabwo ndimo mubwire ngo aze hano oya Ivete rero mwadusabye ngo uriya urebe neza cyangwa se uriya muhungu wawe akurebere urebe mu bikari urebe mu byano arashishe yanyoye inka kandi ndizera ko umujyo ari uwo umujyo ni uwo rwose kwa Petero Karaveri muhagarariye nzi ko zirakamwa ikindi kandi Edison nakongeraho umwana wacu ni umukozi akunda umurimo arakora rwose kugira ngo urugo rutere imbere cyokora Edison cyokora rwose nk'abakozi b'Imana nk'abapasitori akazira ikintu bita urutoto kazira urutoto murakoze cyane niba kumpera amashyi muvandimwe kandi inshuti mukunzi izo Ivete nguyu mwadusabye Ivete rero umukobwa wanjye uvuye iwanyu ugiye iwanyu ibyo wabonaga iwacu kwa Federico ni nabyo usanze kwa Pierre Karaveri ntugire nari ngiye kuvuga ngo ikibazo ntikikabe uzashisha ushishe ndetse sibyo hanyuma kandi urutamyi uzarumenye kandi kubaha kwawe kuzahoreho maze rero n'isengesho ryawe rya buri gitondo na buri mugoroba ndizera ko na Elise mubijyanamo ari umujyo umwe ibyo byose bizawubakira murakoze murakarama murakoze cyane witeze ndaguruka Elise muhobere noneho ndabona washize ubwoba Pasiteri abivuze neza kandi wese turakwishimiye kandi muhungu yego umwana asanze abandi bana umwana asanze ababyeyi kandi tuzamufata neza cyane yego kuko turamukunda yego kandi kuvuga ngo nitegereze ndebe ndakuzi bihagije inyangamugayo ntabwo yamburanira rwose urabona nta na marinete mvugana ngo ndareba ibirorirori ndareba neza ni Ivete kandi Imana ibamugisha hanyuma mukomeze musomeho hanyuma bakire n'abandi twese murakoze cyane murakoze mubyeyi nagira ngo nongere mbasabe muhuze ibiganza kandi mushimira abasaza ngiye mugahuza ibiganza mugashimira abasaza data rero nakomeje gukurikirana ibiri muri iki gitaramo nkagiri ku ruhembe rw'umuheto nasanze uyu mushyitsi watugendereye n'imfura ifite ubwemarare namukunze cyane ikindi mu kinyarwanda mu muco baravuga ngo uguhaye inzoga imwe ntayikurikize indi ngo yitwa itubya ntabwo uyu mugabo yadutuye itubya mwongere mu mumpera amashyi n'imfura ifite ubwemarare rwose urabikwiye avuye mu muryango kandi agiye mu wundi hanyuma afate mu kiganza cy'umukunzi bamubwira ati igire ejuru hanyuma amasura yanyu bino byuma mureba iyo wigize gutyo ugasa nk'urakayemo gake kino cyuma gihita gishya karanezeza ariko mwihutishe kutwakirira abashyitsi hanyuma rero murakoze cyane mwongere muca akabugi mwagize neza bwa mbere ubwo ngira ngo aba basaza mwamaze kumva icyo bavuze abikambere mwihutishe cyane n'abandi bose bafite impano begereye umugabo abakiriye ku rutonde hanyuma muri uyu mwanya nongere nsabe za ntore zitegure indirimbo nziza cyane zateguriye Elise na Ivete hanyuma bose bategura impano zabo n'abandi bose abakeneye kuza nk'aba ku munsi mwiza nk'uyu nababwira icyo mwe mwitegura mu gihe izi ntore ziri kwanzika Amen.
amasaka n'izindi ndetse n'imboga n'imbogeri muraza kubireba nimukika imirimo ariko uru ni urwandiko rurimo lisite yose lisite y'ibyo twaje kugira ngo turemere abana batangire urugo rwabo ndagira ngo mu izina ry'umuryango mugari wa Federico mwakire ubutumwa murakoze yego mufashe gushimira hanyuma rero igikwiriye nibamara kuruhuka nyine ngo bazaza kudusura ariko muzatumenyesha kugira ngo tubitegure neza tuzikiye twanzike hanyuma rero muzaze mu musange ibintu bimeze neza Elise rero na Yvette ngo urugo rwiza urugo ruhire urugo rwakira bose uhereye ku bana kugeza ku bakuru kandi ngo muzahahe muronke igisigaye rero tuzajya tuza mu rugo rwanyu rwacu tuje kurya ibyacu tuje kurya ibyacu murakoze murakagira icyo kivuyeho ibya kabiri nanjye nahanwe kare kose nuko umugabo yambwiye bambe umuryango ubwo niba byumvise abyirwa benshi akumva yego ikindi cya kabiri umuryango warambwiye ngo nzakunde baramukazi banjye nk'uko nkunda barumuna banjye niba bampemukira sindakare ku buryo nagira umujinya w'umuranduranzuzi n'abaramukazi banjye nibampemukira sinkagira umujinya w'umuranduranzuzi niba basaza banjye bampemukira singira umujinya w'umuranduranzuzi nabo baramu banjye nibampemukira sinkagira umujinya w'umuranduranzuzi icyo ni kimwe ikindi barambwira ngo niba mama ashobora kunkubita nkihangana na mabukwe nankubita sinkarakara